hari ibindi byohe biri hanze hano ukabyiringira akazakubaho. Komeza. kandi ntazabura kumbuka. kandi Jean Claude ntazabura kumbuka. Niwibeshya rero uzahomba. Komeza. Ningiri bugara aho ndi buhagarikire ndavuga ngo rekera. Ahora mugirira neza. Ahora mugirira neza. Ntabwo amugirira nabi. Igihe cyose akiriho. Mu gihe cyose bakiri kumwe. Ashaka ubwoya bw'intama n'imiguru. Wa mugore w'imico myiza ashaka ubwoya bw'intama. Kera Abayisiraheli bo nimujya mu gitabo cyo Kuva muzabona ukuntu bubatse ihema ry'ibonaniro. Bakoreshaga ubwoya bw'intama bakabuvanga ngo bufite umukara w'akabayonga. Nimujya musoma ariko uzi ko mudasoma kandi murambwiye ngo muraba Kristo. Iyo musoma aho hantu mubisangamo. Ubwo bwoya rero nibwo bwifashishwaga kuko biriya bihugu bikonja bagakora imyenda myiza imara imbeho abantu bakifubika bakajya mu mirimo. Kubera iki mbese abantu bo muri biriya bihugu mubona bakunda kwambara ibitambaro bakizirika no mu mutwe biriya bya Kisira? Kubera iki? Ni ukubera umuyaga ukunda kuhaba n'ubukonje bukunda kuhaba bagatwikira umutwe wabo kugira ngo batagira gute badakonja. Byageze igihe biba umuco rero wabo tubona abantu bambaye kuriya nabo muri Afurika tukabigana ariko umuco ukomoka wabo kuko bari bafite igihugu gikonje aho Bibiliya yandikiwe. Gakomeza. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigurwe anezezwa no gukoresha amaboko ye. Wa mugore w'imico myiza anezezwa no gukoresha. Rero mwabakobwa ngo muragiye mugiye kurera amaboko. Ari uwo mperutse kumva ngo arimo guhamagara nyina ngo mama ngo wampaye ngo mbabarira ngo unyohereze amafaranga 20,000 ngo rwose mfite ikibazo. Undi ahita yamwohereza ataramenya ikibazo ageze. Akurikiranye asanga we n'umugabo we gaze yari imaze kubashirana. Gaze bashiranye umukobwa wo kunyanga abwira umugabo ngo ashaka uko abigenza ahita ahamagara kwa nyina. Ngo yemewe ubwo rero muraje mujye gutesha abanyoko ngo nibabohereza n'amafaranga kunyanga umugaburira. Ariko umugabo mbwa atuma ajya gusabiriza kwa nyiraho. Nunanirwa kubaka urugo rwawe uzaba ubaye umugabo mbwa. Ubwo nyine muzibuke ko nabatutse abazakora ibinyuranyije no kuba umugabo nyamwuga. Ameze nk'inkuge z'abagenza. Ameze nk'inkuge z'abagenzi. Inkuge ubundi ni ubwato. Ameze nk'ubwato bw'abacuruzi. Ariko uyu munsi ameze nka za ritiko ziva Gisenyi zijyana ibintu i Kigali n'indi zibije. Ameze nka za rukururana ziva Dar es Salaam zibizanye. Mbese ni umunyembaraga, ni umunyamirimo, ni abagore mwiranyuma mugende muryame muba banebe. Komeza. Azana ibyo kurya bye abikuye kure. Sibyo navugaga bikuye za Tanzania n'ahandi hose yagiye gukora. Imirima ya hehe akayihinga niye akayihinga. Ntatinye kujya guhinga Rubavu, ntatinye kujya mu Bugesera, ntatinye abyuka kare butaracya. Nta nubwo aryamiye, abyuka butaranacya. Akagaburira abo mu rugo. Zindi zaguhamagaraga teka zose direct murabikora tu guharwa tujyana. Ibyo nibyo bizafasha abantu kugira ngo mwubake wa muryango nyarwanda nahoze mbabwira. Iyo ni inshingano ikomeye cyane ntabwo nyigarukaho, ariko ushobora guteraramo kubera ko wagiye guhahira urugo. Nayo ni inshingano ikomeye gutanga ibitunga urugo. Niwabo yaryaga ntabwo aje kwicwa n'inzara. Niweze kubabwira ikintu gikomeye cyane. Iyo wanze gutanga ibitunga urugo, ibi impamvu yatuma habaho ubutane bwemewe n'iki n'amategeko. Gutanga ibitunga urugo si ukumugurira ibyumba birayariye, no, ni ukumugurira byose: televiziyo, radiyo, ameza, igitanda cyiza, nziza, inkweto nziza. Urabona ko kandi bigatangwa ku mpande zombi. Tukujyana
iyo rero ubuteshyizweho umwe mu bashingira bafite uburenganzira bwo kuza gusaba ko habaho gutanga ibitunga ku bana n'umugore n'umugabo, gutanga ibitunga si kabiri, gatatu kurera abana mu buryo bwose bushoboka bwabo nari maze kuvuga. ahubwo ntibibakaho ibyo bintu iyo byubahirizwa akenshi mu rugo bigenda neza, ariko hari n'inshingano njyewe nza nongeraho no gutangiza mu itegeko ikomeye, inshingano ikomeye ituma abantu bashobora kubana neza, bakabana neza. Ni inshingano bita kwihangana. Ntabwo ari imikino, ni sheri iteka ryose kirabivuye. Sheri twifuza ko mwazarinda mungana no kutungana ukivuga sheri, ariko ibyo umuti wabyo ni ukugira gute? N'utihangana. Iri ni ijuru rito ku bantu bashobora kwihangana, ariko biba umutwaro munini cyane ku bananiwe kugira gute? Umukobwa n'ukuri mwiza ijana ugomba kumenya kuranjunditse amaso, ukamenya n'igihe babariza ibibazo. Hari abantu batazi igihe babariza ibibazo. Umugabo yiriwe ari gushaka, yiriwe abanyeshuri bakuzegereje kwigisha ABCD banze no kubifasha, yatanze interrogation banze no gusubiza, yahuye n'umugenzi udufaranga twashakashakasi guhaha ku isoko birakomeye, yaba bihinguka mu rugo murabizi ubu turamurara umusohoreje ate yabicara amurara wananiwe kuja kurera haha ni muri kasitoke mubikagamo, ube wabaze neza ubwire umukozi nawe mufite cyangwa nawe ubwawe niba uhari ubwire uti nyamara iki cyashize tubishakishe mu rugo buryo mu gitondo mbere y'uko abyuka agiye ku kazi niwe babivuga, tuzabivuge nimugoroba. Umuntu aba afite stress dore niyo bari kunsengera, bamwe bari kunsengera zaramukaye bibyuka n'amaye bayoboka batekereza kuzamuka wagera mu gutera wabica nta n'amazi yo guheza buri amafaranga uje mu bantu tuburaye turaburaye niho wamenye ko tuburaye, kumenya umunsi n'isaha yo kubariza ikibazo n'umugabo nuko ariko abagera mu rugo bari gukubita igiti nuko iki abana bapfa ntabwo ari byo muze izo ngeso zibaho kuri bake. Ntabwo aribo dushaka, ntabwo aribo bubaka umuryango nyarwanda, ntabwo aribo baba batari basere ukaba umuntu ananiwe gutanga mituweli bakamuzana barangasitoni kurwarade wabona bakuru ingofero mwamubona wabona baba bose bicaranye babita bagiriti ni abanyabyaha barareba hasi kandi ubwo byeri yayimaze ururyoshe ruri kwande ariko mituweli te abaganyuma dushaka n'imwatura bakosora abajana mu kiniki kinyamfupa uraba ibiguma mu maso waje nuko wavutse umeze. Uyu mukobwa urabona asa neza nawe usa neza, mu gitondo ngo ni inkovu no mu maso nawe uramuhungu urarambabaza cyane kuko ni nk'umuhungu wanje, urase nakwiye kuba umwana wanje, mbona umwana wanje afite inkovu uwo bishimisha leta. Leta nayo ni umubyeyi irashaka ko ibintu bigenda neza, abaturage bakamererwa neza, bakambara bakagira isuku, bakabana neza n'abandi, bakaba heza bimeze neza, bakagira isuku. Igitondo cy'isuku mwakibuka mwaratumije ni ukugira ngo tugire isuku, abantu base neza, isuku yacu tuyicuruze n'abanyamahanga bayibone, imihanda isa neza. Hari akavideo kamaze iminsi gasekera mwarakabona, muzungu ari kuvuga ati u Rwanda rwose kugenda n'ibirenge hano hose ukabona ko harakeye, ariko abandi waba rwahiye ruryoshye ni urukorano n'urutari urukorano. Ubu mu gitondo inyota yisha abantu muri iki gitondo ko ntabwo ari byo dushaka. Turebe rero ibintu bishobora gutuma habaho ubutane, ni ibintu bigera kuri bitandatu tunyuremo twikute abo ni buze kubatinda. Ni bya bisa na bya bindi. Cya mbere buri wese abakisi, niyo mbajije abantu tutatwana ntigisha batembera. Cya mbere bakacyazana ikihe
guca inyuma rero kuko ni ukubyoroshya ntabwo murekuza murabyoroshya muraza muri filozofi y'u Rwanda ishaka y'abanyarwanda bayamuciye inyuma ariko barivugishije ukuri yakoze iki koko yagize ate mu itegeko bavuga ko umwanditsi w'irangamimerere y'umurenge wa Nkotsi maze kumva amasezerano ya Habimana Jean Claude na Irankunda Rodbert, maze kumva amasezerano ya Mpamya Emmanuel na Nzamukosha Marie Louise bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Habimana Jean Claude na Irankunda Rodbert niwe Mpamya Emmanuel na Nzamukosha Marie Louise basezeranye nk'uko amategeko abiteganya. uburenganzira cyane rwose mwitonze kandi